reka nkubwire, ntureba ko muri inshuti, ntureba akubwira amagambo ngo ntabwo nzakurekura, ntabwo ureka kubwira ngo no mu rupfu twajyana, no mu biki byose akakwizeza ibintu bikomeye. Arakubeshya. Ako kanya mugezemo arumva yabikora, ariko nimugera imbere gatoya umuntu nyamuntu mumenyera mu bihe ugezemo. Ndimo ndavuga gutabara ko Imana waguhagaye kurya saa sita nijoro yakwihoreye. Yesu ahabwa icyubahiro. Ngo bageze aho kumuboha barabireka babivamo barabirambirwa, baravuga ngo ntabwo tuzongera kumuboha dutesha umutwe. Ndimo ndabona abantu bakurambiwe, abandi bajyaga bakwambika. Ndimo ndabona abantu bakurambiwe, bamwe bahamagaraga abana bagiye gutangira amashuri bakakwishyurira. Ndimo ndabona abantu bakurambiwe, babandi babwiraga ngo urarwaye bakakuzanira imiti. Ndimo ndabona abantu bakurambiwe, ariko nje kukubwira gutabara ko Imana wari utegereje byanze. Ngo bajyaga bahora bamuboha. Hari abantu bafite abantu bababoha, wataka gatoya abantu bose bakaba bahuriye baje muri family bakaba bakwitayeho. Hari n'abandi wewe gutaka ukabura umugozi n'umwe wakuboha. Ngo bageze aho baramuhambirwa baramurekura, arangije baragenda bamujugunya kure aho abantu bataba, ahitamo kujya kwibera mu mva. Sinzi ubuzima bayemo bumeze nk'imva, ariko hari gutabara kuje kugukura mu mva abantu bagutayemo. Aho niho Yesu agiye kunyura, aho abantu bakurekuriye, aho niho Yesu agiye kugusanga, aho abantu bibwira kugiye gupfira, aho niho Yesu agiye kunyura. Mutangariza amakuru nta gahunda Yesu yari afite yo kuza kunyura muri iriya nzira, ngahubwo yageze mu nzira arimo kugenda ngagiyumvamo ko agiye kujya kunyura hariya hantu. Yesu ashimwe cyane. Ndabaramukije. Imana ibiteho kandi Imana ibagirire neza. Uwiteka arabarinzi, ndabyizeye neza. Abakunzi bacu bakurikirana ibiganiro byacu, abari mu mpande enye z'isi, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari hanze yarwo, abari muri Afurika, abari muri Amerika, mbese mwese ahantu muherereye hose, icyubahiro cy'Imana kibatwikire mu izina rikomeye rya Kristo. Mujye mudusengera, natwe turabasengera. Ni ukuri kandi Imana ikomeje kuturinda neza no kutugirira neza. Imana ikwiteho. Ndabashuje abakristo bitora umusozi w'ibyiringiro, ndabaramukije. Abo twari kumwe mu kanya, Imana ibaha umugisha. Abo twasenganye, abo twagiranye ibihe byiza, Imana ibaha umugisha kandi Imana ibiteho. Ndabashuje abadusura mu miryango, abatwarikira ama SMS, abadusengana kuri telefone, mwe mwese abari mu Faransa, inshuti zanjye, Imana ibaha umugisha. Abari muri Amerika, mwe mwese ndabaramukije. Ingabire habwa umugisha n'Imana, ndetse n'abandi mwese ntabwo nabarondora. Abo muri Canada, mwe mwese muhabwa umugisha n'Imana kandi Imana ibagirire neza cyane. Rero nzanye ijambo ry'Imana, n'ubundi nicyo kiba mu mutima wanjye, nibwo buzima bwanjye, niyo mibereho yanjye, kandi ndabizi nawe rirakubaka. Imana yashimwe cyane. Ijambo ry'Imana ntabwo rihinduka. Ijambo ry'Imana rihora ryera. Ijambo ry'Imana rifungura imiryango iyo uryizereyemo. Ijambo ry'Imana rikingura amayira iyo uryizereyemo. Ndabizi neza, mujye mutwandikira mu cyo comment, mukore share, ndetse abakoze subscribe Imana ibaha umugisha, n'abandi mutakora subscribe muyikore, kugira ngo tujye tubana. Imana ibaha umugisha kandi Imana ibatsindishirize. Na Apotre Liliane umuntu wanyu, Imana ibaha umugisha kandi ndabakunda mu izina rya Yesu. Rero tumaze iminsi tuganira ku magambo y'Imana, n'ubundi ariko n'ubundi nzanye ijambo ry'Imana, ndabizi neza riragufasha kandi rirakubaka. Ariko ndaza kumara n'umwanya muremure nsengera ibyifuzo byawe, nsengera abashomeri, nsengera abarwayi. Ngiye kubwiriza akanya gato, ubundi nsenge, uzamure ibyifuzo byawe, tubisengere, uzamure agahinda kawe, uzamure amashimwe yawe, uzamure aho ugeze, ibyo ushaka ku Mana yawe, tubisengere. Reka n'ubundi ntangire mbanza senga Imana kugira ngo mbone kwinjira muri iryo jambo ry'Imana. Yesu abaha umugisha. Mana data wa twese wuje, Imana ikomeye, Imana umunyembaraga nyinshi kandi Imana umutabazi, uri ibyiringiro byacu bidahinduka kandi bidacogora. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ndasenza aya masaha cyavuga kwerakora no kugira neza kwawe. Waraturinze mu ntambara, waraturinze mu bigeragezo, waraturinze mu burwayi, waraturinze. Tuzanye amashimwe yo kugushimira. Mpagaranye na buri wese Mana dukurikiye, wagize icyo ukorera. Aragushimira uko abayeho buri wese turi kumwe, aragushimira uko wamugiriye, aragushimira ko umurindiye abana, aragushima ko yiza akarangiza kwiga, aragushima ko umurindiye mu ishuri, aragushima ko umurindiye mu bitaro, aragushima ko umurindiye mu rugo iwe, aragushima ko umurindiye mu kazi,
mu izina rikomeye rya Kristo. Aragushima kumurinde mu bushomeri igihe kirekire. Buri muntu wese mu mwanya we turaguhamagaye ngo wakire amashimwe, tugushimye kuko uri Imana yacu. Mu izina rikomeye rya Kristo senganye na buri muntu wese Mana ngo irutubere imbaraga, cyangwa kumva gusenga kwacu. Ijambo ryaravuga ngo ujya kuvuga ibyawe abanza ave mu bidatunganye, tubabarira ibyaha ndetse n'ibicumuro iz'ubugingo bwacu kugira ngo bukwishimire, natwe twishimire mu izina rya Yesu Kristo. Soko y'amaraso ya Kristo ntidudubize ku bugingo bwacu. Mwuka w'Imana naganze, ukuboko kwawe kwiza kwa kundi iyo uyaburiye iburyo n'ibumoso, twebwe reka tukubone mu izina rya Yesu Kristo. Yaravuze ngo nigiye imbere aho niwe nkubonera sinakubona, ngo nigiye ibumoso naho ntuhari, ariko nkundira tukubone muri aya masaha. Mana, Mose yabonye ikiganza ku musozi Karumeli, abahanuzi ba Bayali bagakorwa n'isoni. Iyo niyo Mana mvuga, iyo niyo Mana nsenga. Mana yacu yagendanye na Hana mu izina rya Yesu. Mana yagendanye na Dawidi. Ndaguhamagaye ku muntu wese turi kumwe mu kiganiro, reka ibyamubuzaga amahoro bibuze amahoro mu izina rya Yesu Kristo. Reka ibyamubabazaga mu rugendo bibabaze, ahagaragaraga nk'atari amasoko n'uharimo amasoko kugira ngo ahimbuke mu izina rikomeye rya Kristo. Ahagaragaraga nk'akomeye n'uhoroshye mu izina rya Yesu Kristo. Ahagaragara nk'aho bidashoboka reka bishoboke mu izina rya Yesu Kristo. Ahagaragaraga nk'ahabuze inzira reka inzira ziremeke. Ahandi uhereye umunsi wa none Mana, buri muntu wese turimo gusenga numwumve kandi umwumvire. Rengera abanyantege ntibahindura abanyembaraga mu izina rya Yesu Kristo. Rengera abashomeri wahereza akazi mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze kubw'urukundo rwawe, ubwami bwawe buze. Bwami bwa iyo bwashu bw'abadayimoni buratsindwa, ndakubitira hasi imbaraga mbizi kuzimo, ndatatanya mu izina rya Yesu Kristo. Reka gukora kw'Imana kwe ku muntu wese uteza amatwi iki kiganiro, buri wese nsenganye nawe n'umuhindura ubwoko bukomeye. Mana, ntabwo ari intambara tsinde, nahinduka umutsinzi unesheje kurushaho. Ndasenze rega twarakubonye Bara, erega ntabwo wagize udutererana, erega uyuguteza amatwi ntabwo wamuteranye, ntabwo wamuretse ngo inongere ukore. Uyu muntu dufatanyije ikiganiro ntumusige nk'uko yarari, ntumusezerere amara masa, ngwino umwambutsa agere kure, ngwino uhindura amateka y'ubuzima n'ibihe mu izina rikomeye rya Kristo. Urwaye n'umukiza namuhagurutsa ku gisasiro mu izina rikomeye rya Kristo. Ndamukura mu madeni, ndamukura mu rungabangabo, ndamuhesha gutabarwa guturuka i Siyoni mu izina rya Yesu Kristo. Mbaraga z'Imana nizisohoza ibyo, mbaraga z'Imana nizihindure. Haleluya. Mbaraga z'Imana nizubaka ibikomeye ku buzima bwe. Reka Kristo uze w'imingoma kandi umutegekere, kandi buri muntu wese turi kumwe mu kiganiro ntumusige nk'uko yarari, kuko uri Imana ihindura ibihe. Urakoze, akira ishimwe rikugarukire, kandi utubere Imana icyarimwe mu miryango yacu mu izina rya Yesu. Utwubake, utunezeze, utwirize gukomera. Wari ntambara tuzi neza tutazi, dutsindishirize, duhe umwero w'ubutaka n'imirima, duhereze umugisha iburyo n'ibumoso, imbere n'inyuma mu izina rya Yesu Kristo. Dukomereza amaboko. Haleluya. Utwubake Kristo we tikostawa, uturengere, utunezeze, turemere amashimwe, tumare imibabaro, wishyura amadeni dufite mu izina rikomeye rya Kristo. Twubake kandi twubakike, kuko iyo twubatse tuba twubakitse. Maze wumve gusenga kwawe tirashinge na rugero. Urengere imisozi yacu, urengere ibigega byacu Mwami, urengere imiryango yacu n'abana bacu, udutsindishirize. Maze wumve gusenga no gukora kwawe kube kuri twitwika ryose. Urakarama kubikoze. Mwuka w'Imana soza ibyo mu izina rya Yesu. Amen. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cya Luka. Unyemere turisome mu 18 ku murongo wa 22. Yesu aguhereza umugisha kandi Yesu akwiteho. Haravuze ngo nuko umunsi umwe yikirana mu bwato n'abigishwa be, arababwira ati twambuke tujye hakurya y'inyanja. Baratsuka, bakigenda arasinzira. Mu nyanja hamanuka umuyaga urimo ishuheri, ubwato bugenda kurengerwa n'amazi. Bajya mu kaga, baraza baramukangura bati databuja turapfuye. Akangutse acyaha umuyaga n'amazi, yihindurije birahosha habituze. Arabaza ati kwizera kwanyu kuri he? Nabo baratinya, barumirwa, baravuga bati mbega uyu ni muntu ki utegeka umuyaga n'amazi bikamwumvira? Nkomeze ifu gatoya. Nuko bafata hakurya mu gihugu cy'Abagadalena giteganye n'i Galilaya. Iyo munsi musozi umuntu utewe n'abadayimoni wavuye mu mudugudu ahura nawe. Uwo yari amaze iminsi myinshi yambaye ubusa, nta nzu yabagamo, ahubwo yabaga mu mva. Abonye Yesu arataka, amwikubita imbere, avuga ijwi rirenga ati duhuriye he Yesu umwana w'intama w'Imana isumba byose, ndakwinginze ntunyice urupfu n'agashinyaguro. Icyatumye
abivuga atyo nuko Yesu yari ategetse dayimoni kumuvamo. Dayimoni yajyaga amutera kenshi, nicyo gituma bamurindaga bamubohesheje iminyururu y'amaboko n'ingoyi y'amaguru, akabicagagura. Dayimoni akamwirukana mu butayu. Yesu akugirire neza. Reka mpine amagambo kugira ngo tuganire gatoya ku ijambo ry'Imana. Izindi nkuru z'umwami wacu Yesu Kristo, ngo yari ari mu nzira agenda, amaze kugenda Yesu ngagendana n'abigishwa be bari mu nyanja, ariko ngo noneho ngo bari kumwe mu bwato. Ndimo ndavuga ngo uri kumwe nande muri iyi minsi? Uri kumwe nande? Reka nkubwire, ntureba ko muri inshuti, ntureba akubwira amagambo ngo ntabwo nzakurekura, ntabwo ureka akubwira ngo no mu rupfu twajyana, no mu biki byose akakwizeza ibintu bikomeye. Arakubeshya. Ako kanya mugeze marumva yabikora, ariko nimugera imbere gatoya umuntu nyamuntu mumenyera mu bihe ugezemo. Yesu ahabwa icyubahiro. Yesu bagize amahirwe yo kujya mu nyanja, ariko bajya mu bwato burimo Yesu. Haleluya. Baragenda bajya mu bwato burimo Yesu. Ntibagira gute ntibaguma bonyine. Bari mu bwato ariko bari kumwe na Yesu. Bari mu bwato ariko barimo baragendana na Yesu. Bari mu bwato, ntabwo bari bonyine. Ndakubwira imbaraga zo kuba wenyine utari kumwe na Kristo. Reka nkubwire, nta rugendo rurerure wagenda turi kumwe na Kristo. Bagendana naye mu bwato, amaze kugenda naye mu bwato arabihorera, nibaguma kumuvugisha, nibaguma kumubwira, arasinzira. Ariko ngo yararuhijwe nuko yagenze. Ndahamagara imbaraga za Kristo ngo zize mu byawe. Agenda urugendo aze mu byawe, agenda urugendo aze mu bana bawe, agenda urugendo aze mu kazi, agenda urugendo aze mu ntambaro urimo kurwana, agenda urugendo. Yesu ahabwa icyubahiro. Kandi no bakumenye ko hageze akubwira ngo ndi kumwe nawe ntutubasinzira. Yesu ahabwa icyubahiro. Amakosa yabaye ayabo batumye asinzirira muri bo. Yesu ahabwa icyubahiro. Yesu wawe amadeni akugezeho yarasinziriye, intambara zikubanye nyinshi yarasinziriye, umva ugeze ahantu baguciye intege yarasinziriye. Yesu ahabwa icyubahiro. Noneho kugira ngo abibutse yuko yasinziriye, haba ishuheri ry'umuyaga kandi byaturutse muri we. Umuyaga witambitse, noneho ubwoba burabafata, batangira gutaka, batangira kumuhamagara ari uko umuyaga uje. Kubera ko uhamagara Imana ari uko intambara zabaye, kubera ko uhamagara Imana ari uko mu rugo inzara yahageze, kubera ko uhamagara Imana ari uko Yesu yamaze gusinzira. Yesu ahabwa icyubahiro. Hari akantu Imana ikunagira kugira ngo kongere kagukangura umenye ko Yesu muri we yasinziriye. Uriya muyaga Imana yari iwuzi. Haleluya. Reba neza umuyaga wahuye nawe n'Imana itawuzi. Ntabwo bose ari kuturuka ku bantu, ntabwo bose ariko abantu ari bo bawuza, ntabwo ariko bawuteza. Kaya Steve, ariko ndimo ndabona imashini ije kuringariza inzira imbere yawe. Hari ibikitsi byinshi nta nzira bari kubona, ariko ndimo ndabona imashini ije kuringariza inzira imbere yawe. Umuyaga nubwo uhari, Yesu ahabwa icyubahiro. Upfa kuwamenye ko Yesu yasinziriye, arakanguka. Imana ihabwa icyubahiro. Baramukangura, baramubwira ngo ntabwo ubyitaho, tugiye gupfa. Arangije ngo akangutse acyaha iki? Acyaha umuyaga, kandi umuyaga uramwumvira. Ni ikihe kiriho cyo kutumvira Yesu? Indwara iteretse muri wowe ya diyabete yamwumvira, ubukene bumaze igihe mu rwego bwamwumvira, yabucyaha bukavaho. Umva, manukanye imbaraga zo gucyaha zikora muri Kristo mu izina rya Yesu. Arashoboye, aracyaha umuyaga uramwumvira. Bwato ngo bwari bugiye kurengerwa, isi yari ikumize, abantu bari bakwitegere kugiye gukorwa n'isoni. Ariko nje kukubwira ngo kangura Yesu uri muri wowe. Wireba ku by'abandi bavuze, wibatindaho. Barangije bamenya neza yuko yasinziriye. Nakaga kuba utabizi ko yasinziriye muri wowe. Kanguka umenye ko yasinziriye. Imana ishimwe. Barabimenye ko yasinziriye, ariko nawe abari kurira akayaga gakeya. Ishuheri razi. Ntabwo nzi ishuheri umazemo igihe kirekire, waradepoje ahantu hose byaranse. Yego ngo wabonye perimi urayifite, amakategori yose ariho, ariko urayibitse ntabwo uramenya agaciro kayo, kubera yuko ntabwo urayikoreraho akazi. Nakukoze n'ibiraka, yarasinziriye. Ako ni akayaga yanaze imbere yawe kugira ngo ubashe kumukangura. Ntabwo nzi akayaga kaje ku buzima bwawe. Kariya akayaga ntabwo agira ngo ukangure Yesu wawe muri wowe. Wirambirwa ngo maze igihe, ngo imyaka ingahe, ngo barampanuriye, barambwiye ngo byagenze uku, birongera bigenda uku. Umva, kangura Yesu muri wowe, ibintu biragenda neza. Bamaze kumukangura ngo yakomeje arambuka agera hakurya.
tuvuge ngo amina. Reka Yesu wabaye kwambuka gusigara inyuma, ndumva hari ahantu agiye kukwambutsa mukagerana, akakwambutsa akakugeza mu kazi, hari akagusinyira akaguha ibyangombwa, hari ibyangombwa ukeneye Yesu niwe ubifite. Hari ukuboko kwaza gusinya ku byangombwa byawe, hari ahantu yagusukira amavuta yo kwemerwa ukabasha kugera. Ngo arambuka uwo munsi akora akazi kenshi agera no hakurya, ahageza kubitana n'umuntu dayimoni zari zarafashe. Uriya muntu ngo bari baramuboshye, yari afite abantu bamubohaga. None se urishinga abantu bafite abantu bababoha? Hari umuntu waboha na mwene nyina umuhereze gishoro, iyo ni umugozi. Yesu ahabwa icyubahiro yamubohesha akamara kabiri. Hari abagira abana bakora ahantu heza, akamuhereza miliyoni ikamuboha, ikamuhera ku iseta agacuza homba, ariko ntibuzegezeyo. Ngo babanje kujya bamuboha amaboko ngo ndetse n'amaguru. Erega hari abantu bagira abantu i Burayi bababoha akamuha amadolari 100 akisunika iminsi. Yesu ahabwa icyubahiro. Ngo yari afite abantu bene babo babanje kujya bamuboha, nubwo yari yasaza ariko bakamuboha. Idani ry'icyo ryagusaza bene wanyu bakakuboha bakakwishyura amezi 3. Ngo nuko bamaze kumuboha biza kugera ubwo batakibasha kumuboha babirambiwe. Ndimo ndavuga imbaraga z'Imana waguheshyurira inzu yakuretse. Ndimo ndavuga gutabara ko Imana waguhaga yo kurya saa 7 nijoro yakwihoreye. Yesu ahabwa icyubahiro. Ngo bageze aho kumuboha barabireka babivamo barabirambirwa, baravuga ngo ntabwo tuzongera kumuboha dutesha umutwe. Ndimo ndabona abantu bakurambiwe, abandi bajyaga bakwambika. Ndimo ndabona abantu bakurambiwe, bamwe bahamagaraga abana bagiye gutangira amashuri bakakwishyurira. Ndimo ndabona abantu bakurambiwe, abandi babwiraga ngo urarwaye bakakuzanira imiti. Ndimo ndabona abantu bakurambiwe, ariko nje kukubwira gutabara ko Imana wowe warutegereje byanze. Ngo bajyaga bahora bamuboha. Hari abantu bafite abantu bababoha, wataka gato abantu bose bakaba bahuriye baje muri family bakaba bakwitayeho. Hari n'abandi biri gutaka ukabura umugozi n'umwe wakuboha. Ngo bageze aho baramuhambirwa baramurekura, arangije baragenda bamujugunya kure aho abantu bataba, ahitamo kujya kwibera mu mva. Sinzi ubuzima bayemo bumeze nk'imva, ariko hari gutabara kuje kugukura mu mva abantu bagutayemo. Aho niho Yesu agiye kunyura, aho abantu bakurekuriye, aho niho Yesu agiye kugusanga, aho abantu bibwira ko ugiye gupfira, aho niho Yesu agiye kunyura. Mutangariza amakuru nta gahunda Yesu yari afite yo kuza kunyura muri iriya nzira, ngo ahubwo yageze mu nzira arimo kugenda ngo abyiyumvamo ko agiye kujya kunyura hariya hantu. Arangije ngo amaze kuhanyura ataragera iruhande rw'uwo muntu wari urwaye, ngo uwo muntu wari urwaye abadayimoni abyiyumvamo. Ngo atangira gutakanya avuga ngo duhure Yesu Kristo umwana w'intama w'Imana, ngo duhuriye hehe. Atangira gutaka, ndacyavuga ku mbaraga zo gutaka. Umva nkubwire, reka gutakira abantu ntacyo bakemura uyu munsi ejo ntibabirangize, babikemura ibice bakabisubika. Arangije Yesu ahageze aramukiza, kandi ngo yabaga mu mva. Ntabwo nzi ubuzima ubayemo, sinshaka kukurambira, ariko ntabwo nzi ubuzima ubayemo. Ntabwo nzi aho isi yakujugunye, ntabwo nzi aho isi yagutaye. Wavuye mu nzu wabagamo yari ibyumba 2, yari ibyumba 3, yari ibyumba 5, ugeze muri chambrette, ariko Imana ije kuhagusanga hakubereye nko mu mva. Wagendaga n'imodoka, none imodoka yawe yagurisha utazi uko bigenze, ku ipoteka ntabwo wayigaruje. Umva nkubwira, ndavugana nawe, hari ubuzima bwiza warubayemo, ubana n'abana bawe none ntimukibana, bamwe babohereje iwanyu, ugenda wabitsa mu misozi. Ahantu ubuzima ubayemo ni nko kuba mu mva. Ndavugana n'ubuzima bwawe, ndavugana n'umutima wawe. Ntabwo nzi imigozi yari yakuboshye, hari muyomba yaguhaye igishoro n'umugozi, urangije kirahomba rwanga arakurekuye. Ntabwo yakurekuye mu maboko meza y'Uwiteka. Uwiteka aravuze ngo aje kugufata kandi aje kukurengera. Ndagira ngo dusoze ijambo ry'Imana, tuzongera tugaruke, ujye udukurikirana, kandi aya magambo azahindura ubuzima bwawe. Ujye uduhamagara tukubwire icyo Umwuka avuga. Yesu aguha umugisha. Reka dusenge. Ahirwa abaguhungiraho Mana, ntabwo waturega kandi ntabwo waduta. Nsengeye buri wese uteze amatwi iki kiganiro, hindura amateka y'ubuzima bwa baba mumva, ubakuremo awatawe, abafite imigozi yari baboshye y'ibishoro igahomba, nibahomboke kuko Imana itanga umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Yesu abaha umugisha kandi Yesu abiteho. Ndashoje. Amahoro y'Imana abane namwe.